Twubake umuryango Nyarwanda ni ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO. Tubaha ikaze mu kiganiro Twubake umuryango Nyarwanda. Ikiganiro mutegurirwa na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO. Twubake umuryango Nyarwanda ni ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO. Uyu munsi turaganira ku kibazo cy'abana b'abangavu batwara inda zitateganyijwe. Muri iki kiganiro twaganiriye n'abantu batandukanye batubwira uko bafata iki kibazo. Nk'umurezi kandi nk'umubyeyi mbona ari ikintu kibabaje cyane. Nta mubyeyi n'umwe wanezezwa no kumwana we yatwaye inda, nta mubyeyi n'umwe wanezezwa no kumva umwana w'inshuti cyangwa umuturanyi yatwaye inda, cyane cyane yuko muri iki gihe cya none uretse n'inda hariho na sida, kandi ahaciye inda na sida niho inyura. Ni ikibazo cya sosiyete kuko ubundi umuntu yakagombye gutwita ageze igihe cyo nibura icyo amategeko yemera cyo kugira ngo batwite, ariko kubona umwana w'umwangavu ukiri mu ishuri cyane cyane atwise usanga ni ikibazo gikomeye. Kandi yego hano ntabwo ari byinshi twabonye, ariko jewe nabonye umwana umwe wigeze kugera ahangaha afite icyo kibazo, ubona akiri mu ishuri kuko yari atari yanagera no muri section. Usanga rero ni ikibazo kigomba kureba sosiyete nyarwanda, umuntu atakagombye kwirengagiza. Birababaje, ni ibintu bibabaje, ngira ngo ntabwo ari kuri jye jyenyine no ku bandi biba bibabaje. Impamvu itera ko bibabaje ni ingaruka ziba ziri gukurikireho. Gutwara inda kw'abana b'abangavu batageje imyaka, icyo ni ikibazo kibaho muri sosiyete, ariko ntabwo ubundi byakakwiye kuko kiba gihangayikishije sosiyete nyarwanda. Ariko ikibitera kenshi ni ibishuko by'abantu bakuriye nyine abo bana. Iyo mbonye umwana w'umwangavu atwaye inda, ngiye ku bwanjye numva mbona yarahindutse, mbese nyine yarivanyeho icyizere cyo kuba mbese atakiri umwana nk'abandi, kubera yuko aba amaze kugera mu kindi kigero nawe atashakaga. Iyo mbonye umwana w'umwangavu atwaye inda, nanjye mba numva binyigishije byinshi ku buzima bwanjye, kuko aba yavuye mu kigero cy'abakobwa yagiye mu kigero nk'aho twavuga ko ari umugore. Rero mba numva nanjye nakomeza ku busugi bwanjye nkirinda. Njyewe iyo mbonye umwana watwaye inda ni nko mu rugero rwanjye, birambabaza cyane, kandi nanone nkumva ko nanjye ni nkanjye nyine, nanjye mu masaha isaha n'isaha nanjye byambaho. Rero bikama mbere kwitwararika cyane kurushaho. Iyo mbonye umwana w'umwangavu yatwaye inda akiri nko ku ishuri, cyewe birambabaza kuko akenshi iyo urebye usanga bayiciye ejo he hazaza. Nk'uko iyo afashe amezi 9 atwite agakubitaho imyaka 2 yo kumurera, usanga aba ataye igihe kinini cyane muri cya gihe cyo kuba yabasha arimo kwiteza imbere. Akenshi iyo ari nko mu muryango utifashije, haviramo risike yo kuba atagishubiye ku ishuri, ugasanga yibereye nk'umwana wo mu rugo ngo utarigeze ajya ku ishuri, kandi yarakabaye yararangije amashuri ye, akaba yarabashe no kwiteza imbere akagira ikintu ageraho. Hari impamvu zitandukanye zituma abana b'abangavu batwara inda zitateganyijwe. Njyewe mbona akenshi igitera abana b'abangavu gutwara inda, mbona akenshi ari uko haba hatarabayeho kubashishikariza kwitwara neza bakiri batoya ku buryo banabikurana. Nanone bigaterwa n'ubushukanyi ku rubyiruko ruri hano hanze. Nanone abana ubwabo ugasanga akenshi abantu usanga bafite iraha ry'utuntu, ugasanga baratubashukisha, ugasanga haravamo gutwara inda. Impamvu imwe itera gutwita kw'abangavu, icya mbere hari
kwifuza ibintu adafite. Hari ikoranabuhanga ryateye akabona telefone umwe arayifite nawe akayishaka kandi yenda iwabo badashoboye kuyimuha. Akabona umwana wo kwa kanaka wenda asutse inweri we ntazifite, yambaye agapantaro keza nawe aragakeneye, ku buryo byoroshye kumukorompa, kumushukisha ako kantu. Icyo ni impamvu imwe. Ikindi nanone hari ikoranabuhanga bagenda ukajya nko mu masiberi wakwinjiramo ugasanga harimo abana bakiri batoya, wareba ugasanga barimo kureba aya mafilime pornographique. Ukibaza utese kubera iki? Yenda ntiyabyumvise, nta hantu yabyize, noneho agiye kubyishakashakira. Ugasanga nanone nk'ikiganiro cyerekeranye niba nakita sexe, niba nakita mbese ku bintu byerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere, ubuzima bwo gutwara inda, kubyara, hari igihe usanga ibyerekeranye n'igitsina ari tabu cyangwa ari kirazira, ababyeyi badakunda kubiganiriza abana. Erezuma hari igihe yuko mu mashuri babibigisha, ariko hari igihe ushobora gusanga umwana n'umwe atabizi, kuko hari nk'abo muganira akakubwira ko yarinze ajya mu mihango ataraganira na rimwe na mama we yuko ibyo bintu biba hari ibintu bisanzwe. Ikindi gitera gutwita kw'abangavu, hari igihe umubyeyi nawe aba afite ingeso zitari nziza, akigisha umwana we hatagatwara inda kandi akanamwirukana kandi ari we wabiteye. Ikibitera gutwara inda k'umwana w'umwangavu, hari ubwo aba ari umwana utararezwe n'ababyeyi ngo bamuhugure, bamwigisha uko agomba kwitwara, ibyo ngibyo akabigwamo ari nk'impanuka, mbese nyine yahuye n'abandi bamuganiriza bakamushuka. Ikindi mbona kibitera, hari umwana uba waganirijwe n'ababyeyi ariko uwo mwana akaba atajya yumva, nyine akaba atajya yumva, akaba ari cyo yahura n'abamushuka akumva yuko ntacyo bitwaye. Hari impamvu nyinshi zishobora gutera umwana w'umwangavu atwara inda. Hari igihe iwabo ashobora kuba ari abakene, akumva kuri we kuba yasolvinga ibyo bibazo byo kugira ngo atware inda, wenda akumva yuko abonye nk'umuntu umutera inda ashobora kumufasha, nyine akazajya amuhereza nk'amafaranga, kuri we akumva yuko ari bwo buryo yakemuramo icyo kibazo. Akenshi na kenshi usanga yego umubyeyi akabaye andi iruhande cyangwa di social medias, ariko umubyeyi aho kugira ngo anganirize, noneho nayo nkajya nkirebera bari hana, nkareba baki bose, nkareba abasitari bose, nkareba ibyo bambaye, ibyo bintu nimbyambara ndaba nkuriye ikindi kintu. Hari uwo ndi butere kubishaka, none nabimutera kubishaka nko kubyambara, cyangwa kuko arebye undi muntu abyambara akabyifuza, akabura ubundi buryo bwabigeraho, bigasanga ahise ahungira hehe muri ibyo by'ubusambanyi. Ubwo busambanyi akaba bwo butuma atwara izo nda atiteguye. Bimwe mu bintu bitera abana b'abangavu gutwita harimo ubuzima baba babayemo. Ndi kuvuga hari ibyo babuze, hari ibyo bakennye, hanyuma abagabo batagira umutima, abo twita ba sugar daddies, bakabashukisha ibyo bakennye bararikiye. Iyo ni impamvu y'ubuzima babayemo. Ikindi umuntu yavuga usibye imibereho, nabo bagendana ibyo twita peer group, bashobora kumwinfluencinga kujya mu ngeso zitari nziza, harimo n'izo ngizo z'ubusambanyi cyangwa gukora imibonano mpuzabitsina itateguwe. Numva ikindi navuga kigaragara nk'impamvu itera gutwara inda mu buryo butateguwe, harimo icyo nakita laissez-faire y'ababyeyi plutôt kutita ku bana babo. Ikindi mbona hari ibindi bintu cyangwa se uburenganzira abana bahabwa batari bagira ubushobozi bwo kwitegeka kumenya ikibi n'ikiza. Nkabona nacyo cyaba impamvu kuba hari ibintu runaka bemererwa. Natanga nk'urugero, amafilimi ariho, hari amafilimi atuma umuntu
irari ry'umubiri riganisha muri ibyo by'ubusambanyi rizikuruka muri we kandi ataragize ubushobozi, atarigishijwe gutegeka mena ayo marangamutima aba mu mubiri. Uku gutwara inda zitateganyijwe ku mwana w'umwangavu bimugiraho ingaruka z'ubuzima. Umwana mutoya iyo atwaye inda aba afite ingorane z'uko ashobora nibura kuba yakwitaba Imana. Umubiri we ntabwo uba witeguye kugira ngo ube watwara iyo nda uyigeze aho igomba kugera, kubera yuko aba akiri mutoya. Noneho yajya kubyara muri ubwo mubiri utari wagera igihe, ashobora no kuba yagwa akatakariza ubuzima, agapfa akitaba Imana, kubera yuko umubiri we ntabwo wari ufite uburyo nyabwo bwo kugira ngo ugeze iyo nda igihe ugomba kuyigereza. Nubwo aba bana b'abangavu bashukwa ndetse bikanaviramo gutwara inda zitateganyijwe, hari icyakorwa kugira ngo iki kibazo gicike. Icyo mbona nk'umuti kuri izi nda zitateganijwe mu bana b'abangavu, hagomba kubaho kwigishwa kw'ababyeyi. Mpamvu ababyeyi bakwiriye kwigishwa kugira ngo buzuze inshingano zabo zibareba ku bijyananye n'uburere bw'abana. Ikindi no kwigisha sosiyete, kuko ntabwo ababyeyi bonyine nibo bazacunga abana, kuko usanga n'abana ababyeyi baba bagiye ku kazi babasize, ku buryo habaho k'umwana arindwa n'umuryango nyarwanda wose muri rusange. Twese hamwe dufatanyirije umugozi umwe, twakamenye ko urwo rwo Rwanda rw'ejo, imbaraga z'igihugu tukareka kuzitesha umurongo tuzishuka, tukagira ahubwo tukabagira inama zo kugira ngo u Rwanda rw'ejo ruzabeho neza. Kuko umwana yatwaye inda ntago yakakomeje amashuri aradindira, ugasanga yanduriyemo indwara zamuvutse ubuzima mu gihe gitoya cyangwa se akabaho nabi. Kugira ngo gutwita kw'abangavu kugabanuke mu babyeyi, umubyeyi akagerageza kwicarana n'umwana akanamugira inshuti ye, kuko umwana iyo atabaye inshuti yawe ntakubwira byose. Ariko iyo ugize Imana akakubera inshuti, n'umuhungu arakubwira tuzi ko umuhungu wo kwa kanaka byagenze gutya na gutya, uzi ko umuhungu wo kwa kanaka yaje kunsura, uzi ko mbese ni ukuvuga ngo iyo wagize umwana inshuti nta kintu aguhisha. Icyo gihe ushobora no kumenya habaye ikibazo ukamenya ngo byagenze gutya. Icya mbere no kwiyakira muri wowe, ukamenya aho wavuye, ukamenya ukiyakira nyine, ukumva ko ukaba proud of who you are. Ikindi nanone nakangurira abantu tungana ni ukujya mu bintu byo gusenga. Kubyinjiramo hari igihe bigutwarira time, ariko byibuza byo bigutwaye time ntago bituma ujya mu bindi bintu cyane. Mwabyumvishe rero, ikibazo cy'abana batwara inda zitateganyijwe kirahari kandi giteye inkeke. Zimwe mu mpamvu zituma abana batwara inda zitateganyijwe harimo kuba ababyeyi batabitaho ngo babaganirize ku buzima bwabo bw'imyororokere. Harimo ubuzima babayemo batabona ibyo bifuza buri gihe. Hakabamo n'abana bagendera mu magurupe abashishikariza kujya mu rugomo ndetse bikabageza no ku busambanyi n'ibindi bitandukanye. Munyarwanda, iki kibazo cyo gutwara inda zitateganyirijwe kw'abana b'abangavu nawe kigira icyawe. Mwakoze gukurikira ikiganiro cy'uyu munsi, mugira ibihe byiza. Twubake umuryango nyarwanda ni ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJE Pro.